Hari ibikorwa byinshi by'ubwubatsi umuntu areba bikamushimisha, hakaba n'ibindi umuntu areba bigatuma atekereza niba koko byarakozwe n'abantu basanzwe. Muri iki gihe ibihugu byinshi byibanda ku kubaka ibikorwa remezo bifasha abaturage babo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ubushinwa bwo bwagiye bukora ibintu byarenze kure ibisanzwe, kugeza aho bamwe babyita ibitangaza by'isi ya none. Kuva ku biraro binini byambukiranya inyanja, ku nyubako zigera mu bicu, kugeza ku mihanda yubatse ahantu hasa nk'ahatagomba kugera abantu. Iki gihugu cyagaragaje ko imbaraga z'ubumenyi n'ikoranabuhanga zishobora guhindura ibitekerezo by'ibidashoboka maze bikaba impamo. Njye nitwa Joshua Mutuyimana, nguhaye ikaze kuri Top 250, gushishikariza gukora subscribe kuri iyi channel. Iyo tuvuga ibikorwa byahinduye amateka y'ubwubatsi ku isi, ntitwabura kuvuga urugomero rwa Three Gorges rwubatswe ku ruzi rwa Yangtze. Uru rugomero ni rwo runini ku isi mu gutanga amashanyarazi akomoka ku mazi, kandi rwafashe imyaka irenga 17 kugira ngo rwuzure. Rufite uburebure bwa kilometero zirenga 2, rukabika amazi angana na miliyari nyinshi za metero kibe, ibintu bituma ruba kimwe mu bikorwa binini byigeze kubakwa n'abantu. Buri munsi imashini zarwo zitanga amashanyarazi ahagije gucanira miliyoni nyinshi z'ingo, zigafasha inganda n'iterambere ry'igihugu gikomeje gukura ku muvuduko udasanzwe. Kubaka urugomero ntibyabaye ibintu byoroshye, byasabye amafaranga miliyari nyinshi, ndetse n'abaturage basaga 1,300,000 bagombaga kwimurwa. Nubwo rwafashije kugabanya imyuzure yakundaga kwangiza ubuzima n'imitungo y'abaturage batuye ku ruzi rwa Yangtze, hari n'abakomeje kurugaragazaho impungenge bitewe n'ingaruka rushobora kugira ku bidukikije. Ariko nubwo impaka zikomeje, benshi bemeranya ko Three Gorges ari kimwe mu bikorwa bikomeye by'ubwubatsi byaranze ikinyejana cya 21. Ikindi gitangaza tugiye gukurikizaho ni ikiraro gihuza Hong Kong, Zhuhai na Macau. Iki kiraro cyubatse hejuru y'inyanja gifite uburebure bwa kilometero 55, kikaba ari kimwe mu biraro birebire kurusha ibindi byose byambukiranya amazi ku isi. Mbere y'uko cyubakwa, urugendo hagati y'imijyi rwafataga amasaha menshi, ariko uyu munsi umuntu ashobora kurusoza mu gihe gito cyane. Ibi byahinduye ubucuruzi, ubukerarugendo ndetse n'imibereho y'abaturage bo muri ibi bice. Igitangaje kurushaho ni uko iki kiraro kitubatswe gusa hejuru y'inyanja. Hari n'igice cyacyo cyinjira munsi y'amazi, kikaba umuyoboro munini utuma amato manini akomeza kunyuraho nta kibazo. Kugira ngo ibyo bishoboke, abubatsi bakoze ibirwa by'ibikorano hagati mu nyanja, bakoresha toni miliyari z'ibikoresho. Iyo umuntu abonye iki kiraro ari ubwa mbere, biragoye kwizera ko cyubatswe n'abantu, kuko gisa nk'ikintu cyituriye mu bitekerezo gusa. Nanone kandi mu misozi miremire y'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubushinwa, niho dusanga umuhanda wa gari ya moshi wa Qinghai, Tibet. Uyu ni wo muhanda wa gari ya moshi uri ku butumburuke buri hejuru kurusha indi yose yo ku isi. Uca mu bice bifite ubukonje bukabije, ndetse n'imisozi irenga metero 5,000 hejuru y'inyanja. Kubaka umuhanda wa gari ya moshi muri ibi bice byasaga n'ibidashoboka kubera imiterere y'ubutaka n'ibibazo by'ikirere. Abahanga b'Abashinwa bakoze uburyo bwihariye bwo gukomeza ubutaka ngo budakonja cyangwa ngo busenyuke bitewe n'ubushyuhe. Banashyize muri gari ya moshi uburyo bwo guha abagenzi umwuka wa oxygene kugira ngo babashe guhumeka neza kuri ubwo butumburuke. Uyu munsi abantu ibihumbi byinshi bambuka iyi nzira buri mwaka, bwiza bw'imisozi ya Tibet, ibibaya binini ndetse n'ibyiza nyaburanga bitandukanye. Reka twigire mu mujyi wa Shanghai. Mu mujyi wa Shanghai hagaragara ikimenyetso cy'iterambere ry'Ubushinwa, aricyo Shanghai Tower. Iyi nyubako ifite metero 632 z'uburebure, ikaba ariyo ndende mu Bushinwa, kandi nanone ikaba imwe mu ndende ku isi. Iyo uyitegereje ubona isa n'izenguruka buhoro buhoro igana mu kirere. Iyo miterere ntiyakozwe kugira ngo ibe nziza gusa, ahubwo ifasha kugabanya imbaraga z'umuyaga ushobora gutura hasi inyubako ndende nk'iyi. Imbere muri Shanghai Tower harimo esanseri zihuta cyane, ku buryo umuntu ashobora kuzamuka amagorofa arenga 100 mu gihe kitarenze umunota umwe. Iyo ugeze hejuru, ubasha kureba umujyi wa Shanghai wose mu buryo budasanzwe. Nijoro amatara y'uyu mujyi n'ay'inyubako bihindura ahantu hose ishusho isa n'iy'ahazaza, bigatuma benshi bavuga ko Shanghai ari umwe mu mijyi yerekana neza uko isi izaba imeze mu myaka iri imbere. Nanone kandi, niba hari ahantu hagerageza ubutwari n'umutima ukomeye by'abantu, ni ku kiraro cy'ibirahure cya Zhangjiajie. Iki kiraro cyubatswe hagati y'imisozi ibiri miremire cyane, kandi hasi yacyo hari ubujyakuzimu buteye ubwoba. Ikintu gituma benshi bagira ubwoba ni uko hasi hacyo hakozwe n'ibirahure bibonerana, ku buryo umuntu areba hasi akabona asa n'uri kugenda hejuru mu kirere. Nubwo abantu benshi bagitinya, iki kiraro cyageragejwe inshuro nyinshi
kugira ngo hasuzumwe niba gifite umutekano koko. Cyashoboye kwihanganira uburemere bw'abantu benshi ndetse n'amageragezwa akomeye kandi yakozwe n'abahanga. Nubwo gifite umutekano usesuye, intambwe ya mbere umuntu atera kuri iki kiraro iba ihagije kugira ngo umutima we utangire gutera cyane, by'umwihariko iyo arebye munsi ye. Tutagiye kure, hafi y'aho tuhasanga umuhanda wa Tiamen Mountain Road, umwe mu mihanda itangaje kurusha iyindi yose ku isi. Uyu muhanda uzamuka umusozi ufite amakorosi 99, bigatuma wishushanya nk'inzoka iri kuzamuka umusozi igana ku mpinga. Iyo urebye amafoto yawo cyangwa ukabonesha amaso yawe, biragoye kwizera ko imodoka ziwunyuramo buri munsi. Abashoferi bawunyuramo bavuga ko buri korosi risaba kwitonda cyane, kuko amakosa mato ashobora guteza impanuka itoroshye. Ariko ku bakerarugendo, uyu muhanda ni kimwe mu bintu byiza cyane bashobora gusura mu Bushinwa. Buri korosi ritanga indi shusho nshya y'imisozi n'ibicu, bigatuma urugendo rwose rusa nka scene ikuwe muri filime. Reka twisubirire mu mujyi wa Guangzhou, ahagaragara indi nyubako yihariye izwi nka Canton Tower. Ifite metero 600 z'uburebure kandi imiterere yawo igaragara nk'ishusho y'umuntu uri kubyina mu kirere. Ku manywa ubona ari inyubako ishimishije, ariko nijoro igahinduka kimwe mu bintu byiza cyane umuntu ashobora kurangarira bitewe n'amatara yitatseho. Abashyitsi basura Canton Tower bashobora kuzamuka bakagera hejuru ahantu harehare cyane, maze bakirebera umujyi wa Guangzhou wose uko wakabaye. Hari kandi nanone utugare tw'ibirahure tuzenguruka hejuru y'inyubako, tugaha abantu amahirwe yo kureba umujyi mu mpande zose. Uko umuntu agenda azamuka, niko agenda yumva arushaho kwegera ibicu. Mu bice bya Shanghai kandi hihishe hoteli idasanzwe, hoteli yitwa Songjiang Quarry Hotel. Aho kugira ngo bayubake hejuru y'ubutaka nk'izindi hoteli, yo bayubatse mu rwobo rwari rwacukuwemo amabuye y'agaciro. Amagorofa menshi yayo ari munsi y'ubutaka, kandi amwe muri yo ari munsi y'amazi. Ibi bigatuma abashyitsi bayisura baryama birebera amafi anyura ku madirishya yabo. Iyi hoteli yahinduye ahantu hari harajugunywe, maze hagira kimwe mu bintu bikurura ba mukerarugendo benshi. Ni urugero rwiza y'uko ubwubatsi bushobora guhindura ikibazo, maze kikavamo igisubizo cyangwa amahirwe runaka. Aho abantu babonaga nk'ahadafite akamaro, abahanga bahabonye nk'ahantu hashobora kubyazwa umusaruro, hakaba kimwe mu bitangaza isi itunze. Ariko hari ikindi kintu gitangaje kurusha ibindi byose: Tiamen Cave. Tiamen Cave izwi kandi nka Heaven Gate. Iri ni irembo rinini karemano ryiremye hagati mu musozi wa Tiamen. Kugera kuri iri rembo bisaba kuzamuka ingazi cyangwa esikariye zigera kuri 999. Umubare ufite igisobanuro gikomeye mu muco w'Abashinwa, kuko ufatwa nk'ikimenyetso cy'amahirwe n'ubuziraherezo. Iyo umuntu ageze kuri iri rembo, abona ishusho idasanzwe y'imisozi, ibicu n'ikirere. Mu myaka yashize, abatwara indege z'intambara bigeze kunyuza indege muri iri rembo kugira ngo berekane ubunini bwaryo. Kuva icyo gihe, Tiamen Cave yabaye kimwe mu bimenyetso bikomeye by'ubukerarugendo bw'Ubushinwa, ndetse n'ahantu hafatwa nk'ahatangaje cyane kurusha ahandi hose ku isi. Ubushinwa bukomeje kwerekana ko iyo abantu bafite icyerekezo, ubushake n'ubumenyi, nta kintu gishobora kubananira. Ibi bitangaza twabonye uyu munsi ntabwo ari inyubako cyangwa imihanda gusa, ni ibimenyetso by'icyifuzo cy'umuntu cyo kurenga imipaka y'ibishoboka. Buri kimwe muri byo gifite inkuru yihariye, ariko byose bihuriye ku kintu kimwe: kwerekana ko ibitekerezo bikomeye bishobora guhindura isi. Iyo ibi byose ubirebeye hamwe, uhita usobanukirwa impamvu Ubushinwa bukomeje gufatwa nk'imwe mu nkingi z'iterambere n'ubuhanga ku isi muri iki gihe. Reka nsoreze aha. Njye nitwa Joshua Mutuyimana, iyi ni Top 250. Reka ngushishikarize gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibindi biganiro tuzajya dushyiraho uzajye ubibona mu buryo bworoshye.